by'ababyeyi batakoze, ibyo data na mama atakoze. Umuririmbyi yaravuze ngo warahabaye urandengera. 2018 ntabwo nababwira munyengo mu munyengo icuramiza mana we nkajyangira nyango ndebe ko ndeba hejuru ku Mana nkabona simaru Imana reka ndebe kwisi nkabona n'abantu nduzi nkabona ibintu bimeze nk'ibishanga n'urubura. Mana yera, Imana iriho, Imana iriho, Imana iriho, Imana iriho. Imana igihe kimwe, reka mvuga akantu kamwe nsozira ijambo ry'Imana. Mwari n'amasaha wambaye sinyageze, reka numva na mikrofone inaniye dore imbere navugira. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga amavuta. Yesu ashimwe. Noneho hari utuntu nasabaga Imana ngo menye kwiriho. Reka igihe kimwe ngere ku mupaka umwe mu gihugu, hari ahantu Elisa yageze abo ngo asanga ni igihugu kiroga. Mbona harakomeye, bakura abantu muri bisi barimo batwara abantu, mbona birakomeye. Ndavuga ndazi neza ko pasiporo yanjye ari yo mu Rwanda. Mana ndabigenza gute? Nangira kugira ubwoba. Imana irambwira ngo nduwiteka uri kwibwira ngo uzagwa mu iki gihugu ntuzakigwamo, n'igihe wakuzanye ngo gukoresha nzakora imirimo. Imana inyigisha kuvuga ururimi ntigeze numva mu buzima bwanjye. Baraza bafite ibintu bikomeye by'inkota, ibintu by'imbunda. Ndavuga nti no, reka mfe nubitse umutwe, nimba reba sindi bwizera Imana ngo nzamukireyo. Nireka mbahunze amaso abo bajyanye sinababonye, nubika umutwe mfe nizeye Imana. Baraza bankoraho gutya, ndunamuka ndabareba, bati pasiporo ndayibaha. Mbese Imana iteye ubwoba. Barangije bambaza mu rurimi rw'iwabo rwitwa igicewa ngo muri bwino. Ijwi rirambwira ngo nzajya nkubwira ibyo uvuga. Muri bwino bwanjye mwacoma bwino twacoma bwanjye. Reka mbabwire uyu Yesu uyu mugabo bita Yesu ariho. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri bwino bwanjye mwacoma twacu. Umva, reka mbabwire, ngarutse mu Rwanda sinabivuze, batuye nguyu atuye hano cyangwa aje kureba bene wabo, ni mu mwihorere yigendere. Uwiteka arabanyijije. Iyi Mana irashoboye. Mvuga ururimi rwabo, nararuvuze ndi mu iyo modoka ndaruvuga nkajya mbasa mu rurimi rwabo. Nyine bamenya bahita babona ngo ndi umunyagihugu, ntarigeze mpavukira ari ubwa mbere mpageze. Iyi Mana irashoboye, Imana iriruka. Haleluya, 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 haleluya. 2018 nurira indege. Cyakoze sinamenye ko barya inzara yari insinzemo. Kuba umuturage nacyo ni iki? Mwe biryo biba byishyuwe n'amaje abana beza bangana na Ernestine barazaga ati hawayo Nifai aturafata iki niwe wapi mukete ibintu by'abandi n'amafaranga aho muyakura ngabona abantu bararya inyama n'amaji ngabona inkoko n'abanywa inzoga baranywa. Inzara iranyica mva muri Ethiopia ngera i Kigali ntacyo mfashe, ibiryo barabyishyuye ariko nabaye umusirimu ni munyine. Ubu ni nongeye kwicara ejo nzabimenya kubwo mwakomeye Imana amashimo kayiha n'ubundi nyine. Ashimwe Yesu cyane. Inzara yarandiye ndapfa numva uko mbaye amasaha nka 20 nangahe, kandi abandi barya umva ibintu byose biba birimo. Reka rero nzahaguruka, reka Mana reka suzugure Satani njye kureba ukuntu mu ndege hameze. Ubwo ndahaguruka magurutse numvira amarutse n'Imana nibuka ko nagukore ntunjyanane n'abapagane nduzi bambaye ibintu bitabaho, wagira ngo n'abadayimoni ndamanagura gashwanya guza nkubi nihave Mana we nkumva igizirya. Ndagenda ngera muri toilette y'indege mvamo ndaza, ariko ngira nyani none ngende mu idirishya ndebe ko nabona Imana iri. Ariko bantu b'Imana, Imana irashoboye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Cyangwa tuyibona mu kwizera, nureba gutya mu ijuru ntabwo ari nka bimwe by'ikibazo uzayibona, ariko mu kwizera ukizerera mu mwana wayo uzayibona. Imana ishimwe. Zekariya ngo arasaza amenya atangira kuvamo, ariko igihe kimwe ari mu nzu y'Uwiteka yosereza Uwiteka imibavu ngo marayika aramanuka ahagarara iburyo bw'igicaniro. Haleluya, haleluya, haleluya. Baramubwira ati Zekariya we witinya, gusenga kwawe kwarumviswe. Haleluya. Ngo dore umugore wawe Elisabeth
agiye gutwita inda yo mu zabukuru, azakubyarira umwana w'umuhungu, azaba atandukanye n'izindi mpinja zose, ngo uwo muhungu azaba ari umunezero, ngo azakomera, ngo azatangira kuzuzwa umwuka wera akivuka. Imana imuvugaho mu minsi mike. Umukecuru bita Elizabeth, buriya abantu bakuze iyo batwise bakuze ndabakunda, ashaka utuntu akajya akingirizaho no gucira abacira mu kwaha, niwe wapfa kwakamwagiye mugira ubwenge, ntiwamenya ko ayifite no mu kwaha bafite akantu ntiwabimenya. Naho umukobwa ugishaka igira ukwezi akajya agira atya igihe yagiye intambara. Naho umukecuru agatenge ashaka agasharupe n'ibishora akajya yitera neza agahwanya. Ndabeshye se abakuze muri bamwe ererere umubyeyi ibyaro zirengeje shatenye 5 ntiwamenya ko atwite. Imana idutabare cyane. Elizabeth ngo atangira kumva ibintu bitangiye kujya bigenda kumwe nawe bijya bigenda. Imana itugire neza. Ngo atangira kumva bimujagajaga, atangira kumva ibintu by'isesemi, ati ndamenagura ngashkanyaguza buriya n'amibe, ati ndubika mu izina rya Yesu. Atangira gukwacinaza ngo n'amibe. Ibintu birakomera ariko birushaho kugenda biba ukuntu, ibintu birakomera. Akomeza aciragura ariko ngo akiherera. Sinzi ukuntu ngo yasanze abandi babyeyi abakomanteri ku bya teolojiya bavugaho ibintu byinshi. Asanze abandi ababyeyi turagatsindwa n'Imana, turabasanga ari urushwima bakuroze cyangwa ari ikindi kintu. Ati numva ibintu bikubita. Ababyeyi ati icyo kintu uzanagiceceke, ati buriya wasanga ari ikibuye cyangwa urusyo, ati baguterereje. Elizabeth ibintu bitangira kwanga, imusiga gake, atangira kujya agenda asa n'usubira inyuma. Imana iribuka dobini draye sayigome andoki defome drayo. Imana iribuka guys, Imana iribuka ariko Imana iribuka mwababyeyi mwe mwabakobwa